cyangwa se k'icyifuzo no gusenga tuvuga ngo Uwiteka hembura umurimo wawe hagati muri iyi myaka. Mu gice cya mbere haba kukiyerekwa Yesu ibyago bizaba. Mu gice cya kabiri avuga ko abakiranutsi ngo basabeshwaho no kwizera. Mu gice cya gatatu agira icyifuzo cyo gusaba, arasenga aravuga ngo Uwiteka hembura umurimo wawe hagati muri ino myaka. Niyo sengesho dufite. Ariko ejo turavuga ngo nta kindi gishobora guhembura umurimo w'Imana usibye kwiga. Paulo azandikira Timoteyo aramubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana ngo kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Turavuga ngo integeke zawe ntizigatume ugira ibyo ukura mu byanditswe uvuga ko bitagezweho. Natabiri chukua kitanda chako ayo masaya singefa yey haleluya sifaza Mungu itegeke z'abantu abenshi abakomeye abahanga abanyabwenge ariko bafite itegeke biyorohereza bafata bimwe mu byanditswe bavuga ko bitagezweho. Kandi babwira isi ya none turimo ndababwira gusa kimwe kiri kuri mutima no kugaruka kwa Yesu. Haleluya. Iryo jambo rivuzwe niko kubwira abanyabwenge ngo bareke kumva gutegura ibintu by'ikoranabuhanga bari. Haleluya. Uzusa n'ubaciye indege niko kuvuga ko abantu barimo ndabiha. Amen. Okay. Haleluya. Ibihende zashobora ukura icyo yavuze igizime n'iherezo kandi kwitangiriro. Tuvuga ko kwiga cyangwa se kwemera kwiga ariyo haba imbarutso yo kongera kandi kuzuza umurimo w'Imana. Narabwiye ko nta muntu yigeze akoresha utaremeye kwiga ubwenge. Yahamagaye abigishwa abashyira ku ntebe y'ishuri kandi bizi vuga ngo wanga ubwenge Imana izimuta. Tuvuga ko nta kintu na kimwe kitazacirwa ibintu zose bizabyiga. Niyo mpamvu Yesu yanze ko abigishwa bakora ibintu batarabyize. Kandi amasomo yose yarangije gusa yatanze amasomo y'ibanze arangije aravanga icyo Kristo kibamarira. Mureke ngende umwuka azaza akomeza abane namwe muri ano masomo yawe. Muzi muri kimwe cy'ingenzi gikomeye umwuka yakoze ni uguhembura umurimo w'Imana. Muri iri jambo isi Satani amaze gutanga inama mbi kuri Adamu na Eva yabashizeho imbaraga kugira ngo bakore ibintu. Ni igitekerezo yatanze, yabamenyesheje amakuru, atanga inama, abasaba gufata umwanzuro. Umwuka amaze kuza nabo ntiyaje gukoresha ibintu imbaraga, yaje gutanga inama no kumenyesha ibintu byose, agasaba gufata umwanzuro. Haleluya. Haleluya. Amen. Yego. Ufite twaro kingo ufite twaro kingo haleluya ufite twaro kingo ufite twaro kingo urwanya haleluya 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 hagati muri amen. Haleluya. Haleluya Yesu. Itorero izagishwa. Ubundi Paulo yagiye abikorinto mu bintu byinshi cyane. Ubundi abikorinto n'abandi besho Paulo yagiye agira. Yari afite izitizi zikomeye cyane ngo yuko abantu batamwemera bitu. Ngo sinze mwene data baranaba na Petero ke.
abari bazi neza ko Pawulo yahamagawe ngo nibo bakaza bagaragaza kumvisha izindi ntumwa ko Pawulo nawe yahawe umurimo ukomeye kugira ngo umurimo w'Imana uhembuke. None wakomeje kubikora gutyo ngo abona nanone ngo asakora abantu batazamwemera neza. Agasi Korinto ahantu hose yagiye agera, i Efeso niho yatinze cyane, ariko Korinto, itorero ry'Ikorinto Pawulo yariyoboye ari karevera. Ahandi Pawulo yariyoboye ari karevera mu kanisa ahantu runaka, gusinzi Korinto kubera ibintu byinshi. Ariko kumwe naringe kubabwira urashaka kubamenyesha impano z'Imana uko zikora mu itorero. Aravuga ngo bene data muzerekeye ku mpano z'umwuka, ngo sinshaka ko mutabimenya. Tumuzabe cyo Yesu neza. Haleluya. Mu minsi yashize nakeza tekereza ko mu mpano abantu bifuza bafashe umwanya wo kuja kuzisengera Imana yoziba. Komeje gusoma ivyanditswe nsanga sibyo. Gusa twogira ibyifuzo tukaja mu Matayo tugasenga twifuza impano runaka, ariko Imana tiyoyigwa kubera ko bayisengeye. Nicyo nshaka kubigisha gato namanizira mu ijambo ryo gusoza. Hanyuma rero unagiye gusa mu cyifuzo ufite bigahurirana no kuba ubyifuza, tugatekereza ko wasenze neza cyane zatumye Imana igusubiza. Bibiliya izivuga ngo umwuka ngo azazitanga uko ashaka, ngo azaziga uko ashaka. Usibye impano mu mpano 9 z'umwuka, mu impano y'ubwenge n'Imana izitanga umuntu yayisengeye. Ndabifuriza umwuka w'ubwenge. Leta misiko yako nitapewa, leta yaliyokulemea nitapewa. Sio mimi ninasema, Bwana anasema. Mizigo yako mimi nitabeba. Impano y'ubwenge ni ingenzi cyane mu mpano zose zigomba gukora ku murimo w'Imana, cyane cyane n'umwihariko w'abantu bayoboye abandi. Abayoboye abandi babuze ubwenge, jewe simbatoye ndazi. Abanyumva ndabagumuye ndimukemere kuyoborwa n'abantu badafite ubwenge. Ndabizi ko arabomererwa nabi kubera ko bafite ibifu. Sio mimi ninasema wewe, Bwana anasema. Kubera ko turi mu ishuri twiga, kubera ko turiko twiga, umuyobozi vyibuza mu mpano mu gice cya mbere cy'impano, impano y'ubwenge n'ubumenyi no kurondora imyuka, ategerezwa vyibuza kuba afite imwe. Tukabona kumwemerera akayobora, ariko haya yiga ubwenge bwo kubona nizo zindi. Ariko adafite n'imwe, jewe ndabizi. Bibiliya isivuga ngo nicyo gituma mu bitumwa mu cyimbo cya Kristo nta muyumba ugomba kuba adafite ubwenge. Imana ndiyo tumigize. Nimwumve rino jambo ndi babwira. Icyakora Imana izihamagara abasore ikabeshyuza mu ishuri, abanze kwiga ikabakuramo tizibashira mu nzu. Tiyo gutuma nuko ifite gushaka kumenya kuve muri uyu mukuta nubwiye ko wanze ubwenge. Imana ndiyo ngabawumenye kwiga, ariko kandi ijambo riguhumuriza uko umeze kose n'ubwo ushobora kuba wiyizi gusa. Hagarara mu mwanya urimo Imana yo guhamagara. Ijambo rya kabiri twavuze kugira ngo umurimo w'Imana uhembuke muri twe ni ukuba mu bihe byo gusenga. Yesu yigisha abigishwa gusenga, aravuga ngo cyakora mwebwe nubwo mufite icyifuzo cyo gusenga
ngo nimuza muje gusenga muza muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru ubwami bwawe buze izina ryawe ryubahwe. Tuvuga mu nkingi zibiri gusa zigize mu kubahisha izina ry'Imana. Icyambere no kwihana, icyakabiri no kwizera. Abafite ibyo bintu bibiri haba mu iteraniro cyangwa hirya y'iteraniro izina ry'Imana rizabaho. Amen. Kanda icyakabiri cy'ubwami bw'Imana kuza. Hari impamvu Yesu yashakaga ko abigishwa be basoza bakorera muri tere cyangwa se mu kibanza kirimo ubwami bw'Imana. Tuvuga ibintu bine by'ingenzi cyangwa bitanu ubwami bw'Imana buza gukora. Icyambere ni ukubohora imbohe. Tahandi Imana izikorera umurimo hari abantu baboshwe. Ndabasabira kubohoka mu izina ry'Umwami. Amen. Haleluya. Haleluya. Ngoro haracari byinshi Aburahamu abandi bagutaze kwishira ariko ahawe haracariho. Wihute wishire bigikunze